muri hangana nyirinda ntabwo najyaga ngira amarira ahubwo simbizi murambabarira. Tubibamo turasenga turakizwa twenda ku rusengero sengera mu bangirikani i Remera hasi ku Rutayisire umukristo waho atujyana aho ngaho adusenga, ariko nkibaza ntise ko mfite umugore n'abana mana yanjye mu mutima nsenga nyine nkajya nyine nanjye nsenga, ubu nibuza ko umudamu azambabarira. Haleluya haleluya. Koze umugabo w'uburaya rero uti gute naje nafite umudamu nyine mubona twarakundanye turabana turashakana, biba ngombwa yuko ndamugangiye i Kigali ngiye gushaka akazi. Naje i Kigali rero ndakora, hari umuhungu twari duturanye cyangwa se wazaga ngende mu gipangu k'akazi ko mu rugo akambwira ngo arankunda, ntabizi ko abantu nyine ntazi ibyo ari byo. Nabikoze ubwo rimwe kabiri gatatu birenga noneho biba ngombwa ko nicuruza njya mu kabari za Kadirake nambara amakanzu amajipo mbese mbi ndaye nkuraho mbuba mu gobora bwanjye ndabukora Nyamirambo aho nabaga abahazi barahazi za Kosimosi ntegerayo. Ijoro rya kabiri nararyamye numva amajwi y'umugore numva amajwi y'abana numva ibintu muri ngiye birahinduka, yaje guhinduka rero. Ariko gataho ngaho inzira y'uburaya nyine naciyemo habamo ibintu byinshi cyane mu buraya, habamo gufungwa, habamo gukubitwa, habamo ni byinshi. Amazina yanjye nitwa Kiza Claude, ndi umugabo ndubatse, ndi umugabo Imana yagiriye neza, mfite abana 3, mudamu wanjye n'uriya mwamubonye. Naze abasuhuze ngwino. Haleluya haleluya haleluya. Uyu ni umudamu w'intwari, navuga ko nta mudamu rimwe rwabishore byo yihanganiye, ariko Imana imumugisha. Hari impamvu nyine buriya ni Imana kugira ngo ikore ibintu n'ibitangaza. Rero ngiye kubahwanya butoya kuko twakererewe niko navuga, cyangwa se byabaye byiza cyane. Nzagaruka ndavuga mu magambo makeya. Navukiye i Butare mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, mvuka mu bana 8 ariko ndiho ngiye nyine ntabwo ngira abavandimwe. Ubu ngubu mbi Kigali aho bita Kabeza. Nakoze umugabo w'uburaya rero uti gute naje nafite umudamu uyu nguyu nyine mubona twarakundanye turabana turashakana, biba ngombwa yuko ndamugangiye i Kigali ngiye gushaka akazi. Naje i Kigali rero ndakora, hari umuhungu twari duturanye cyangwa se wazaga ngende mu gipangu k'akazi ko mu rugo akambwira ngo arankunda, ntabizi ko abantu nyine ntazi ibyo ari byo, mva ari ibintu bisanzwe. Yaje kumbwira ngo azansohokane tujye gusangira, twaragiye ndigana mbivunagura ko ni byinshi tugeze kunywa kurya amaburusheti inkoko ibintu nk'ibyo n'inzoga. Arambwira tugura akazi ko mu rugo ntabwo wasubirayo, tugende ujye kundaza. Numvaga ari mugenzi wanjye ntazi ibyo ari byo. Turagenda njya kurara iwe nyine yari yikodesherezaga, ngezeyo turararana. Ibyabaye sinabivuga hangwa mu murabyo uko byagenze, byatangaje nananyweye byose. Ariko nkimara kubikora bwa mbere nabaye nk'umuntu noneho ubaye nk'igini cyangwa se nyaturi ibintu bidasanzwe, nahise mbindabirenze ukwemera. Nabikoze ubwo rimwe kabiri gatatu birenga noneho biba ngombwa ko nicuruza njya mu kabari za Kadirake nambara amakanzu amajipo mbese mbi ndaye nkuraho mbuba mu gobora bwanjye ndabukora Nyamirambo aho nabaga abahazi barahazi za Kosimosi ntegerayo henshi cyane nkuru buraya. Yego n'abagabo bagenzi banjye. Itangaje nuko ubwo ntagiye basingiye nkunye mbarongora, ahubwo nige nari umugore wabo. Muyihangane kuvuga ngo mubyumve neza. Biraba nyine ndabikora birenga nyine kuko nibe byabwenge niko navuga. Byarenze aho mbikora birandengana ubwanjye. Ariko Imana ishimwe ko yankuyeyo.
narabikoze rero umwaka umwe, imyaka ibiri nasize umugore wo ngo ntawe twongeye kuvugana cyangwa umusuhuza cyangwa njye kumureba. Ndabikora umwaka umwe urashira, ibiri irashira, itatu irashira, ine irashira, itanu irashira, wa gatandatu nigiye inama n'abagenzi banjye kujya ku social media gukora uburaya nyine kugira ngo mbone abantu bakira nyine bari benshi cyangwa se bo hanze cyangwa se n'ibindi. Twaragiye rero kuri kinyamakuru runaka ntavuga hano, ngenda nambaye nk'indaya, amakora, amakanzu, mbese nambaga nk'indaya. Ngezeyo nasanze uwo mudamu adukoje ikiganiro, tumubwira ko turi indaya, mubwira ko ariko navutse ariko mbese musobanura nyine impamvu nyindi indaya. Ariko arambwira ngo dukore ikiganiro, nyuma yaho tuze gusenga. Bene data nta sengesho ripfa ubusa, yaransengeye ntabwo nyine ngize nsenga, nyine mu byaha byanjye sinarinze Imana. N'abarokuri banjye ngo tujye gusenga narabatukaga, ugasanga nta Mana ibaho, nkatukana ntibibaho, mbese ndakoze bo murabizi mu muhanda zitukana, zasinze, za mu buzima butandukanye. Yarasenze rero nyine arangije ati wowe uzagaruke, avuga ngewe. Nasubiyeyo tongera turasenga. Ijoro rya kabiri nararyamye, numva amajwi y'umugore, numva amajwi y'abana, numva ibintu muri ngiye birahinduka. Yaje guhinduka rero, ariko gataho ngaho inzira y'uburaya nyine naciyemo, habamo ibintu byinshi cyane mu buraya, habamo gufungwa, habamo gukubitwa, habamo ni byinshi. Nasubiyeyo kumureba ko nabuze amahoro, byagenze biti. Arambwira ati byagenze gute? Numva umugore avuze induru, numva abana, numva mbese numvise ibintu byinshi cyane. Rero aransengera, bwa mbere biraba, kabiri, gatatu, muri hangana nyirinda ntabwo najyaga ngira amarira go simbizi, murambabarira. Rero ubwo ngubwo aransengera nyine birakora, haza n'abandi baradusengera. Ndamubwira nti ngubu nakizwa byashoboka? Ati nyamara Imana irahambaye. Mvuga bidashoboka, umuntu nabaye umugore nyine, amakanzu, amajipo, hari umugabo, byinshi cyane mu muhanda, kuvugwa, famiye, inshuti, aho nashatse, ni byinshi mbibamo. Nabibayemo nyine, ariko arambwira ati wowe niba wizeye Imana, wizere, birashoboka ko bishobora guhinduka. Ndangije ndamubwira nti se byashoboka yuko nakizwa nkaba umugabo koko bundi bushya, nkajya nambara nk'abagabo? Arambwira ati birashoboka. Abantu bako bidashoboka, birashoboka, nta kinanira Imana. Birangiye ndabyemera, n'abandi baraza dusengera, tukaturirimba. Tubibamo, turasenga, turakizwa, tugenda ku rusengero, sengera mu Bangirikani i Remera, hasi kwa Rutayisire, umukristo waho, atujyana aho ngaho, adusenga. Ariko nkibaza nti se ko mfite umugore n'abana, Mana yanjye, mu mutima nsenga nyine, nkajya nyine nanjye nsenga, ubu nibuza ko umudamu azambabarira? Ukuri Imana yo mu ijuru igiye yumva gusenga k'umuntu. Numvaga nazisubira mu rugo iwanjye, kuko sinumvaga bidashoboka. Mfite umugore, mfite abana, mfite famiye, mfite umwana umwe iwacu, umva mbese nyine bidasanzwe. Arambwira ati umudamu ati nyamara birashoboka, wasubirayo kandi ukaba umuntu muzima rwose, ugahinduka ukaba umugabo. Ukuri Imana irahambaye, nkumva ntibyashoboka, ariko byarakunze. Rero ubwo twaje gusenga, ambwira ati wese umudamu wawe yabaheye? Ndamusobanurira, tuza kujyanayo, ngera mu rugo, byari ibintu biteye ubwoba mu rugo. Ubwo narakijijwe nyine, agera mu rugo narakijijwe, njyayo asaba imbabazi, ndafukama, mbwira Imana ngo Mana, niba uzi ko ari wampamagaye ko kuri Imana, umudamu wanjye mucishe bugufiya, tuzabane abo mudamu wanjye, kandi nukuri nzagushima. Imana yumvise gusenga kwanjye. Gusa byabanje kugorana, naragiye ngerayo, numva niyanyakira neza, abana barampunga, nkajya ndyama acuramye, nabareba ruguru, byari inzira ndende cyane.
y'umusaraba nanyuzemo, ariko Imana yabikuyeho. Byabaye ngombwa yuko rero ahanyuze hose kamutinganyi tujye kuri umugabo wari indaya, bakadushungira nyine mu cyaro, urabizi abantu bo mu cyaro, ati urabona wa mugabo wambaga amakanzu, kadushungera abantu bakaza, abaturanyi, famiye, byose. Kuri umugore wanjye ni intwari, ninzaba nyiriho nzarambivuga yarakoze ngo biba. Nabibayemo rero gutyo mu buzima bugoye bwo mu cyaro, mbwira Imana ngo Mana, wenda mu mujyi ho ntabwo bita ku bintu, fasha unkure mu cyaro ngende n'umudamu wanjye n'abana tuve basi ko mu kiro birakabije, aho umudamu aciye mukamutinganyi, umugore mwiza kuriya, washatse undi mugabo, byagenze byinshi cyane. Wa mudamu wambwiye ngo nyizwe, namutelefonnye nti byanze, aho nyuze hose induru ziravuga, muze murebe, muze murebe, muze murebe. Ati mbigenze gute? Ambwira ati komeza usenge Imana. Ndakomeza ndasenga. Yahise ambwira ngo uzaze mu rugo gutegura amasengesho lokale y'Imana, uba uri mu rugo n'umuryango wawe dusenge. Narahaje ndahagera ngiyewe n'umudamu n'abana, masanga n'abandi nabo barabatinganye, bandi bakijwe n'abandi ni tuhurira hamwe. Aho hantu rero noneho yago byari byoroshye, uzi gutanga ubuhamya n'abana bari aho ngaho, n'umugore utaruzi n'ibyawe n'ibiki byose, ati bankoraga gutya, nakoraga ibi ngibi ibi nibi, nukuri Imana irahambaye. Nageze aho ngaho rero ngewe nkanya nta gutanga ubuhamya, abana ibintu ngewe birambabaza, sinshaka kubivuga, ngira Imana, Mana wambabariye. Imana irambwira ngo nutavuga ibyo nagukoreye nzagufunga umunwa, ariko unaremeye bizaba byose haba hehe nzambivuga ko n'Imana yabishatse ko bibaho. Ubwo rero twaje Kigali, turahabanye na madamu nyine aho ngo nyine muri lokale, ngo turabadusengera, turahaba, tuvamo njya gukodesha inzu n'umudamu wanjye mu buzima butoroshye. Shimira Imana ko hari abantu bafite umutima, abantu bafasha abantu, hari abantu bagiye bamfasha mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bufatika, haba kwishyura inzu, haba kubaho abana kugira ngo bige, ubu bariga kubaho mbese n'imbaraga z'Imana. Ubwo rero nase mu buzima gutyo, nkodesha inzu, umudamu wanjye tubanamo, turi kumwe n'abana, abana bariga. Ubu ngubu ndi umugabo ushima Imana, ndi umugabo Imana yagiriye neza, navuga byinshi ariko narakijijwe, Imana ishimwe. Ubu ndi umukristo nanjye wemewe, aho nsengera. Kino gipapuro ntabwo wapfa kujya ahantu undi batakiguhereze utari umukristo w'aho hantu, nuko wabazi imifatire yawe kandi ukijijwe. Nukuri nshimye Imana ko Imana yankuye mu buraya, ubuzima butoroshye, indaya zibamo, ahandi agaciro, ahandi Imana gusubiza agaciro. Mwabonye umudamu ufite wihanganira ibyo nabayemo byose, akihanganira ingorane nahuye nazo zose, akihanganira byose, tugasubirana. Akaba ari umugore wanjye, twaturana mu buriri nta pfunwe, akemera kwitwa ko ndi umugabo wiwe. Nukuri iyo Mana muyimpera icyubahiro. Rero narangiza mbashimira, kandi nshimira Bishop Imana imumugisha, ngira n'abagenzi banjye inama barabasigaye nyuma. Ntabwo Imana arinjije ngiremo umuntu imugire umukobwa imwibeshyeho. Imana ntabwo yakwitiranye, niba uri umugabo uri umugabo, niba uri umugore uri umugore. Ntabwo Imana arinjije uyibeshye kuvuga ngo niko wavutse, ngo niko umeze, oya. Ahubwo kwitira icyo utari cyo Imana yabiguhanira. Mureke turebe imbere, twirebe isi gitujyana yituganisha. Umuntu agushwa bitwadaye, umuntu agushyira imyuka mibi, ubyemere, umve ngo niko uteye, niko wavutse, ngo niko umeze, oya. Ubu ndi umugabo kandi wazi inshingano z'abagabo, kandi byarakunze. Nukuri ndajya mu bagira inama ngo bireke muze kwa Yesu, hari uburuhukiro. Niho umuntu aruhukira, niho umuntu abonera amahoro, niho umuntu abonera icyubahiro, kandi ikirenze icyo ngicyo Imana izaduha ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane, komera Imana amashyi menshi cyane. Imana ibaha umugisha, bazagaruka, tuzongera tubatumire.